kagira ngo uze kumega experience yo kugira ngo mwisubiriye mu ndangamirwa muri Sodoma kandi mwe mufite abagore yose sibwo buzima batuvanyemo buretse mujye buretse mbanze mvuge bavuga nyine ngiye ngusaba imbabazi nesubana dusa n'uvuye Sodoma buretse gato yego shatse noneho ako ntunkange oya babaruma umwanya gatuma imirimo uri petit frère ngewe gutandukana na Dusabe n'uburenganzira bwanjye sinzanasubirana nawe nunabitekereza ko nzasubirana na Dusabe mve ijosi kano kanya ngo bazongera basubirane 0 for 0 sinzasubirana na Dusabe nandi n'umugore nzashaka kuri isi aseka niki kintu mwapfuye wowe indara ifite ntushake kumpostinga Nzovu niba Esther agenda akajya gusambana akagataha kwa Nzovu nge sukuneye yewe mfite uburenganzira bwo kugenda Dusabe niyambyaye nazaho mvuka nangi wabo sindahagera derizo nawe ngo muzasubirana ntago nzasubirana na Dusabe Imana yazaje mama we yerezweho uzimavo yakamwana nta mubyeyi afite yitabye Imana Imana imuhe iruko ridashira Imana imuhe iruko ridashire yugaruye umubyeyi nge mama yarapfuye Dusabe afite nyina mama yitwa Kibatega Dative yapfiriye muri Kongo nimva ye nagiyeyo nyirasamwa amasasu ba muri CNDP Congrès National pour la Défense du Peuple ngane Nzovu naso urakorezwe biki ihangane Nzovu kuko ndibuka yakamwana adafite umugore harano yaracumbitse yanutsaga inkweto yego yanutse inkweto hari imbwa zazitwe gucyanga gazi imbwira zirukangana iziko ruruwo rwaboze yego none inkweto none no kumusanga Sodoma nge nzavugisha ukuri yego inkweto bazimwambaye aryamye Sodoma ndamukunda imbere y'Imana yakamwana muhuje umuruho azaguma n'uwinyange gumana ibyo uzajya ubibwira ba Esther n'abama Sandrine nibongera kunyirizwa uzambomora reka nkusuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro tugenda tubagezaho ahangaha kuri Huza 250 TV nizere ko umeze neza cyane wowe uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali East Africa muri rusange Afrika yose nizere ko mumeze neza cyane komeza kugubwa neza cyane wowe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane we wakanze subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV ni nacyo gihe abatazi icyongereza ushaka Huza 250 ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda subscribe gukande subscribe uyu munsi wa none navuze ngo ngiye kubahuza n'ibyamamare murabizi ko inyuma ya kamera ni Emi Kabaka naho kuri tekinike mba ndi kumwe na Emilie umunsi ku wundi akabishuti y'umuntu bita Yaka ndetse na Nzovu bakiva gusinya amasezerano bagisenya ingo bose kuko uyu munsi nicaye ahangaha bamaze kwirukana abagore uwitwa Yaka ku munsi w'ejo na Dusabe baragabanye mbona umwe ajyanye imifuko undi matera uwo bita Nzovu mu gitondo yabyutse afate Stella amubwira iti telefone ngomba kuyimena ugacukwawe nanjye nkacukwanjye Nzovu bimeze bite okay reka ibyo uvuze nibyo koko ejo nanywe inzoga Esther twari turi kumwe tukakigana ahantu atangira kugo yamagamba ankomeretsa nafasha akavide cunga telefone hari magambo agukomera ankomeretsa no yazize abwara kubwiye ngo urimbwa ariko yakatuye tuvugisha ukuri umugore imbwa aho yaburetse nuje mu migani yarakubwiye ngo urimbwa yarabimbwiye ngo ndimbwa yo wihangana ko telefone wayimenye mu gitondo buramwe ukuri Yaka umugore nakwita ngo ngurimbwa wabariki waramugera mu maguru n'abarimbwaka abana mubyaye nibibwana ubwo umugore nakwita imbwa abasaba ari imbwakazi Kuranje Dusabe nagwo abana mubyeyi bakabiki ibibwana nubwo dutandukanye ngewe umugoranye Dusabe nubwo dutandukanye yego nago yegeza anyita imbwa rwose abe na rimwe niyanabitinyuka akose mumbwire niyambwiye mugitandukana n'abagore muhise musinya amafaranga ngo murayafite
baduteraga umwaka noneho tumaze gutandukana abo none se bamaze gusinya kontara uzi ngo twebwe erekana amafaranga agasuzuguro yego k'abagore yego agasuzuguro k'abagore yamfashe yaba rero tuyamenya 5 yakwiwayiciye ziracyari na shyashya ikigaragara byo ziracyari na kandi nashe mu nkweto oya uretse muri komisha ugeze mu bisambo bakakwiba inkweto n'amafaranga yageze uyakira mu maso bayajyanye we oya ngaya ukunda guhisha rimwe so the reason why kabiri 10 icumi 15 makumyabiri 25 aya mafaranga ni menshi none urebye aya nagendana ku mufuka afite akanago kwireba areba yakarabye kuba yatandukana dusabe ajye yikotora ko nta n'ikimero afite mu maso after the mirror udavu mbwira ikirori mu cyongereza mu cyongereza ndorerwamo n'ikinyarwanda ikirori mu cyongereza indererwamo icyongereza n'inyarwanda indorerwamo ni mu kinyarwanda icyongereza bakita mira sinzi ko ari amata se mira ushatse kuvuga mira ni amata ni amata bayita mira none mu cyongereza bayita mpamvu se amata bangwa mira ni ukumira ukanywa inshyushyu mira ndagira ngo tuze kuganira mumbwire turahuye sibyo mbasanze ahantu muri kumwe n'umukire mumaze gusinya kontara kuko abantu muri kubibona ko afite amafaranga 20,000 ingahe mu ntoki mumbwire byagenze gute kugira ngo aya ngaya nayo mu ntoki gusa mweretse momo yanjye ni furu tuvugisha ukuri kumva ngo utandukanye n'umugore yakamwanga ngo atandukanye na dusabe nzabimbwa aya mafaranga umuntu ntayafite ese bari abagore mwabakundaga koko cyane erega buriya reka nkubwize ukuri abagore ntibazadusuzugura ibi ni ibipapuro cyangwa ni amanyarwanda ni amafaranga y'amaki y'amanyarwanda none se amafaranga y'amanyarwanda afite agaciro nawe urambura yawe tuyashyire muri kongo kaduhangane njye nawe ndashyira kuri telefone ayawe wayahaye esite yajyanye esite se mwasubiranye esite turi ku reka kameramani arazuminga njye ntabwo njya ngena amafaranga bahita bangira momo yawe urebe momo nanjye sindi kohereza amafaranga turahangana hano haje 3 tujya kuri mobile money nanjye sindi bubure amafaranga balance ngiye kwizuminga bayizuminge amafaranga ariho iyi zooming nanga ceceka nuyabwiye kamwana nawe ashyira kuri basi yiwe nanjye balance yanjye ngiye nawe urayishyiraho aya nayo mfite mu ntoki ndakwerekana balance nta kibazo yakamwana yabonye wayabonye iyo bayita balance y'uwo bita nzovu papa nanjye ngo ndurebe balance yanjye niba badusuzugura bavuga ngo turimbwa nanga ndebe iyo balance twumve ko yakamwana yabandusha yashyona mu zooming ariko nanone abadasoma bazaturemere abagore bacu bagiye ngene yakamwana turi gutya kuba tuberetse amafaranga dufite 30 kandi wari umaze kuvuga ko umugore wawe mukiri ari kuri balance yanjye akuri balance ariho 30 nangahe murushaza nangahe uramurusha ubwo ninde ufite menshi n'inzovu anagane rimwe uramurusha oya tugiye amafaranga nayo mwakorewe no munsi yose tujye mu dusanga kwa rushugiro tujye mu mitungo ugira amasafu amafaranga nayo mwakorewe ndago umuntu arakuyobora yaka ngo mujye muki tujye mu mitungo dufite yakamwatuye mu kiganiro zimwe batukora ikiganiro we yego munyibwirira umuntu tubanze dukora akazi reka ngo umuntu akuyobore yego byagenze gute kugira ngo mufate umunsi umwe ku munsi w'ejo mwese mu gitondo muvuga iti twebwe wowe uragiye usanze wagira ngo ese umugore wawe wamenye telefone byagenze gute buriya kugira ngo amenye telefone yiwe abagore agiye bagukomeretsa nagiye hano yari icometse
ku meza Akomeza nakubisemo gusaba akavide we. sibyo bitewe n'amagambo Bamwe na yarambwiye televiziyo nyinshi. iyo telefone narayibye ngira ngo njye kuyigurisha iyo nshaka waranayibye se nayo kujyana sate nkayigurisha bakama 60 yataje dusabe nyisimbwa ntamenya Ese Esther buriya wamukunda n'iz'abaturanyi Esther? nazimena aba bagore rero bumva ngo batugende ku mazina yacu baza bashaka ubusitari na kashi ufite kashi reka nyagushyire kuri telefone cyangwa Sodoma cyangwa Sodoma ngengereho kuri telefone buriya bashobora gufunga emutiyeni bavuga ati uyu munsi emutiyeni ntabwo irakora network na kashi ifite nta kashi urandusha wagena kuri kashi 5 byonyine njya nzavugisha ukuri ayandi ari kuri momo uri mu mbese nk'ubu ngubu baramutse bavuze ati amafaranga menshi emutiyeni irahagaze kubikuza bibaye bihagaze amasaha 24 wamugobo amasaha 24 nakwemera nkanywa umusururu ikigage bitabi byanjye bikazangiza kuri aya masaha we hari ukuntu buriya bigera nka nimugoroba bakavuga ati birabujijwe kubikuza ibyo biravugwa ni bavuga ngo emutiyeni ntabwo uri gukora bavuga ngo wabigenza. kamubwira ukuntu bavuga baravuga ngo mobile money iri joro bitewe yuko turimo kwagura iminara ibiki nta kubikuza nta niki none se wayabikuza nyuma y'amasaha ariko buriya nta n'icupa wemera bakubwiye ibyo ngibyo uri kunda ntiyakwica ako se koko mwisubiriye hajya ngo muhita ngo iki urikopesha hari ukuntu kundi muhavuga ese n'indira nayo rero Bangkok mu birwa byanyu mu birwa byacu ariko yakamwana ari Sodoma ni mu birwa byiwe nanjye ndi mu birwa byanjye bya Gashyeke oya ariko Gashyeke ntubazanyica Ivete no yarakaye yarakajwe n'iki yanjyewe rero ase nzovu ngiye ndagira ngo muze kunyibwirira ikintu kimwe tuze kuganira mu mbwire sibyo njyewe ntabwo nshaka guhangana nawe uze kumega experience umva yaka ikintu ushaka ko tuganira muze kumbwira ukuntu abantu bari barishimiye ko byibuze yaka dusabe abantu bari barabyishimiye uragira ngo uze kumega experience yo kugira ngo mwisubiriye mu ndangamirwa muri Sodoma kandi mwe mufite abagore yose sibwo buzima batuvanyemo umva buretse mujye buretse mbanze mvuge bavuga nyine ngiye ngusaba imbabazi nese bananze usa n'uvuye Sodoma buretse gato shatse noneho ako ntunkange oya babaruma umwanya gatuma imirimo uri amasegonda petit frère njyewe gutandukana na dusabe ni uburenganzira bwanjye sinzanasubirana nawe nunabitekereza ko nzasubirana na dusabe mveho ijosi kano kanya njye dusabe sinzasubira buretse never touch don't touch me ni ukuvuga ngo n'ababitekereza ngo baziyunga ngo bazongera basubirane 0 for 0 sinzasubirana na dusabe nta ndi n'umugore nzashaka kuri isi aseka niki kintu mwapfuye uburaya turasubu wabasha imbunda ya nawe udasambana n'abapasiteri barasambana n'abadiyakonezi barasamba ibyo rero kumura ngo ndasambana wese twahuye nta mwana afite ibyo byo kumura ngo gusambana is my right nta muntu udasambana kuri ubu ngubu agiye agena n'indi uteye wowe indarayifite ntushake kumpostinga nzovu niba Esther agenda akajya gusambana akagataha kwa nzovu ndetse ukuneye yewe mfite uburenganzira bwo kugenda dusabe niyambyaye nazaho mvuka nanjye iwabo sindahagera derizo nawe ngo muzasubirana ntabwo nzasubirana na dusabe n'imbere y'Imana yo mu ijuru I'm telling you the truth musubiranye Nzovu we nabonye ejo wamumeneye telefone ariko mwasubira ariko Esther abanza afite irindi banga reka mbabyize ukuri ejo nta mbabazi uzajya gusa kumena telefone abagore baradukomeretsa Imana iri kureba iba mu ijuru nubona nsubiranye na dusabe nzaba ndimbwa ubundi tubwize ukuri niki kintu wapfuye na dusabe akwira ngo nsubirane na dusabe nzasubira mu nkambi mba Mahama mu nkambi ya Miami Mahama yakamwana arababaye nasubirana na dusabe nyine jya ubwiza abantu ukuri yitabye Imana ubivuga mama wanjye ubwiza ukuri abantu yaka banamenye ngo bamenye mama yitwa Kibatega yapfuye muri 92 ntago dusaba ari mama serious yaka nibyo urababaye yitwa Kibatege ubwo ni igiki Kibatega Nzovu oya Kibatege ushakwa ni mama wanjye yitwaga Dativa Kibatega yapfuye muri 92 mureka Imana muri rukodesha Imana imuri rukodeshira yaka ndagira ngo uze kubwiza Imana imuri rukodeshira ambwe masisi Imana imuri rukodeshira mama ambwe ku munezero imasisi mumbabarire naje no challenging
don't challenge me. ndagira ngo abantu uze gukuraho urujijo ubabwize ukuri ni iki kintu ko dusabe ntitumubona muri ayo mayoga mu businzi, dusabe yaratuje, ni iki kintu mwapfuye ukavuga ati njyewe taha. Hari akantu Nzovu yigeze kuvuga, buriya abantu batanywa inzoga nibo baguma. Ubu se sitakwanywa inzoga ko Nzovu bongeye bakiyunga. Nzovu ihangane Imana iyo azanye mama we unyerezweho uzi impamvu yakamwana nta mubyeyi afite yitabye Imana. Imana imuhe iruko ridashira, Imana imuhe iruko ridashire, yugaruye umubyeyi. njye mama yarapfuye, dusaba afite nyina. Mama yitwa Kibatega Dative, yapfiriye muri Congo. Nimva ye nagiyeyo nyirasamwa amasasu ba muri CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. ihangane Nzovu, naso urakorezwa ibiki ihangane Nzovu, yakabuze bamuzize ihangane. mva nimwe nukuri ko nimba mama wawe imyaka maze ukagara umubyeyi witabye Imana, Imana imuhe iruko ridashira. ihangane uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye. nukanzaneho kunyerezwa uri kunyereka amarira, ubwo ni Knowless kugeze muje kurizwa kuri oya se toka na wayingure nakomeza urebe. nese iki kintu mwapfere njye nyibwirira nega Nzovu na sindamu mama naramubuze nkanswe dusabe. ariko Na mama wanjye wambye abana aka kanya bashobora kuba bari kuba ati wa mugani mwavuze ubushize ngo nimushobora kuba mudashobotse. niba tudashobotse abashobotse bazakomeza. njye ntabwo wamfosinga ntabwo se ngukire mu icyo nashaka. twebwe turi abasirikare, siwezi ni karudi inyuma. niba mfashe umwanzuro navuga ati ihangane ni ukuri Nzovu, nakomeje, ntabwo Nzovu aragukunda dusabe yangarura inyuma. twahuye namuzi nanjye atanze, twahujwe na YouTube, ambona amamagara amvugisha araza turabana. yego sinari muzi pe. so noneho kuvuga ngo njye uramfosinga sinyeneye kujya uvuze imagerageza. akantu gatoya mu kwezi kumwe kuri mennye- scene uretse, yaka mu kwezi kumwe mennye televiziyo zingahe ebyiri ahora ngo nzica umuntu rero kanihungire hakiri akagufunga yakavugisha kanihungire hakiri kare. ahora ngo nzica umuntu bamfungiye kanihungire hakiri kare. so the reason why ndabashimiye, ngewe dusabe ntituzasubira nubwo mwasengiwe mu ijoro. God bless oya you. uretse kugenda aba wicaye hano hava utazica umuntu, ariko utazica umuntu hava urazana agace reka tuvugishe ukuri. utazica umuntu buca n'ubwawo yaka mufungura agace n'ubundi njye mushaka kumenyera barakumenyera nagushwanyura umunyamakuru yakabetse yakava utazica umuntu. reka tuvugishe ukuri. avuze ukuntu yamenyanye na Dusabe Yego. ko ndibuka ndi umuntu ukuze cyane mfite imyaka 53. twari tumaze ko ikiganiro kwa Irene muri Ndabiri, manager wa Vestine na Dorcas. twavuye tumaze ko ikiganiro tuhagenda hari andi twari tugiye gukora ikiganiro. yakamurambwita inshuti yanjye ikiganiro tugiye kwa kindi singikora, ngiye kwakira Dusabe avuye kwa mukuru we Ikarama za Norvège. ubwo base bahura yakamwana amwacyano yaracumbitse. ayo makuru yose nari nyafite. yego ni nabwo yakamwana yashatse kumusaba kuri tututu. Dusara mugiti kugira ngo gahunda twanza tuye kwipimisha. Dusabe yahise ataha asubira kwa mukuru we za Norvège. yakamwana nawe agarukano yaracumbitse. ahubwo Dusabe yaje bite nayo tubicano ahiga yakamwana. sibyo wagira ngo yarabuze umugabo aravuga ati reka mbone yakamwana ko tubicano tube twabana. sibyo ayo makuru yose nayaboha buriya sinzi ubona ari iki kintu cyatumye ashwana na Dusabe. ntabwo ajya yinginga. uriya mupapa wanjye cya petit frere n'umukongomani ntajya yinginga, nzabivugisha ukuri. sibyo yakamwana njye nshaka kwinginga nkafata mu kibuno Esteri umugore wanjye nkinginga ndeko ya minsi baduteze izarenga. kuko urabona urugo rwanjye bari baruteze hafi iminsi 3 4 bane bakavuga iti urwo yakamwana ngo dusane na yakamwana ngo rwo ruzaramba. ese ko rusenye imbere y'urwanjye tutabeshye niki kintu bapfuye. ikintu bapfuye uko nakurikiranye yakamwana ni imfura y'u Rwanda. yakamwana ari nubwo wenda turi mu kiganiro ariko
dufite kampani hano azayisinki abazi gusoma gusinya amasezerano twayasinye aya mafaranga murayamarana iminsi ingahe? oya ntabwo bari bayaduha ni ukuvuga ngo aka ni agapibulisite gato cyane aho dushaka kumenyesha abantu banywa tangawizi ituma umugabo agira akanyabugabo ako ngo mukomeje gushinjwa uretse ugakora umugore wawe byibuze ukamusoza kugeza igihe ageze mu byishimo bya nyuma naho abagabo rero bakora amasegonda ugasoza umugore ataragera ku byishimo bya nyuma aba bagabo munywe tangawizi niyo mpamvu dusohoye yagiye aho ni abari hari akantu wavuze ngo aho ni abari mpamvu nanjye icyo kintu ndimo kukiregwa wahita ngo twebwe ngo ese wundi tuvugishe ukuri ngo ushobora kuba ngo ariyo mpamvu ngo dusaba ajya gukata nako ngo sitajya gukata reka mbikubwiza ukuri nimba umuntu ari umugore wawe wahinze umushiki ushoboye niba njye nzajya kwihanyagura ngo fata isaha imwe ibiki n'ibiki ese yaguciye inyuma kubabara yaguciye inyuma kubabara twamaze kwemeranya yuko azajya anca inyuma agende amare nashaka amara isaha imwe muhe iyi saha imwe iminota 30 agari kwiwanya ibyo nabimwemere yego ni iki kintu rero nyibwire nubwo ndi guhaguruka mu kiganiro munyanganire ariko iyi tangawizi gutuma ngo umuntu atera akabariro neza byibuze reka tuze kubicungira ijoro wayinywe nanjye ndayinywa reka tuze kurebera ijoro gacungira ese ko dusabeye nyiruka urajya Sodoma yakwiruka icyo bamwiruka zira ndaza Sodoma se wazirongora ukazima ndawe Scott yawe nka majoro ndi kapiteni ndakujya inyuma umva rero tangawizi rero ajya no mu gisirani kumwe mudatinda mu gisaswa mugerageza abagore banyu mubatunganye bagere ku byishimo byanyu ciao ciao ngiye ntago nzahinga umushike nzaza mpinga ngezemo hagati ahubwo nsubukure wa mushike nkusoze ntago umugore ari umugore wanjye tukwa indaye kuko nayishyura amafaranga ariko umugore wawe yagukunze wagezamo hagati ugakora ibyo ushoboye ejo mugakomeza kuba ari umugore wawe ngiye ntago nzahinga ngo wari ukinyibwirira Nzovu niyihe nama ubaka kanya wagira Yakamwana Yakamwana ni inshuti yanjye yego ni inshuti yanjye imbere y'Imana wagira ngo twese baturujye ahantu hamwe akimara gusenya nanjye urwanjye rwarimo gushya mu gitondo nagiye kumva numva ngo dusabe ikiko ifurusheti isani mamaga Yakamwana yasamamaga none ibikoresho byanjye bagabanya ikiko ku kiyiko wabyihwe hari n'umunyamakuru yashatse kuvuga ngo wahise amukutira mu biveni yes yaguze iki ibya bikoresho bya dusabe hari umunyamakuru wabiguze yabiguze ntabwo dushaka kumuvuga nini nama umugira niye umuvandimwe inama namugira no gusobanura dusabe yego kuko buriya kubaka urugo iyo ufite umugore urahinduka kuko ndibuka Yakamwana adafite umugore hari ahantu yari acumbitse yanutsaga inkweto yego yanutse inkweto hari igihe imbwa zazitwegukira imbwa irazirukankana izi ko ari urugo rwaboze yego noneho inkweto nongera no kumusanga Sodoma njye nzavugisha ukuri yego inkweto bazimwambaye aryamye Sodoma imbere y'Imana njye mugura bodaboda turakomezanya yego niyo mpamvu nkunda Yakamwana imbere y'Imana Yakamwana ndamukunda imbere y'Imana Yakamwana muhuje umuruho azagumana uwanjye gumana tuje umuruho ko yatandukanye dusaba ingenga nyiri kumwe na Esther ntabwo tuje umuruho buri wese amenya umuruho wiwe ariko Yakamwana ni inshuti yanjye sibyo abwiye aza ko ibyo bikoresho nawe kubigura ko yabigurisha nawe wari wishimiye ko asenya ndetse urwanjye baruteze gute ko reka tukubwiza ukuri Yakamwana ni inshuti yanjye yego ni inshuti yanjye nzavugisha ukuri nzavugisha ukuri yego urwanjye bavuga ko ruzasenyuka mbere y'urwa Yakamwana yego ese turabye dusabe na Yakamwana ko bavuga ngo bazajya kwereka ku itariki 25 z'ukwa kangahe mwemere 50 kujya kwirega none birangiye ibyo biro bitabaye Yakamwana inshuti yanjye nihangane nzamusanga mu birindiro byiwe nanjye Sodoma no mukatwa turimo
ariko yakamwana nzamufata mu mugongo nk'icyayi. ase nzovu mbwiza ukuri nirihe banga riba hari Sodoma mu ndangamirwa rituma nyine nzovu na yakakubaka byanga mugatereka twisubirire Sodoma n'amarozi barabarozi ntore indaya yego zigufata neza kuruta n'abagore barimo kudushukashuka, harimo Dusabe, harimo Esther. zibafata neza gute se rega jya ubwira n'abantu bubatse umuntu mukuru indaya yego mbwira nk'ikintu indaya igukorera ugera mu rugo ukabati umugore wanjye ikintu nta gishoboye indesha kugwaka inyuma umugore mubana atakaguhaye ukamuryama hejuru ari ku ma YouTube channel areba bya biganza twakoze kwa Gisiraje, kwa Vanessa Espaya, kwa Nuza no ku YouTube bakareba umugore ameze gutya. Ese nimba ukunda umugabo mwaryamye atagiye muri telefone yego burakira kintu kizashimisha umugabo ushaka kubaka yego ahubwo nabo nta watane n'indaya nge nzavugisha ukwe wagira ngo twabarongoye basanzwe ari indaya. umugore wawe ntataniye n'indaya n'ubundi nese kuki nimba tugeze kubura akajya muri taci reka tukubigize ukuri nge nzavugisha ukuri yego umusebejo cyangwa umusebejo bundi nafashe taci ya Esther nikubitamo ivide gutya ndayimenagura. urayimena nyuma ya kwimenagura nyuma nza no kuyiba ariko ngira ngo nduke ibi bibazo ndayimuhaye uyu munsi. ese wayikoresheje wabyihore ese wa Esther we muzarambanara tubwize ukuri Esther afite ubwenge ese impamvu afite ubwenge yego ategereje ya minsi baduteze ikagera. hari indaya bita Delphine yarambwiye ati mu kwa gatandatu ufashe nka 700 Esther ngo niyema gucungaho nanjye nzayafatanya ajyana kuri banki. ako ngo indaya ngo nicyo zibakundira buriya namwe ngo ku mafaranga murarekura buri indaya gufasha neza ako ntabwo tumeze nka Nyamabondo. ako Nyamabondo kandi Nyamabondo afite umugore ko buriya yakoze amakosa. uzi ko yavuze ngo umugore aratwite umugore namara kubyara ngo ibaze umuntu w'umugabo ngo uzonka ibere ry'umugore wiwe akonka amashereka azaba ari umugabo agiye kuzajya asangira ibere n'umwana kandi batubwira yuko umwana yonka iminsi 1000 ya minsi 1000 Nyamabondo niwe uzonka ibere. uriya ni umugabo ko tutari tuvugira kandi ibere zaba ari iry'umwana bivuze ngo umwana ntago azajya yonka Nyamabondo niwe uzayawiyonyera. Nyamabondo niwe uzonka ibere uriya ni umugabo koko ngenza bivuga ntacyo nzaba Nyamabondo ntago nakwita ntago nagutuka ariko ibere umugore nimba twite ibere numvise n'umugore wiwe abishyigikiye ako mureke umwana kure neza. Nyamabondo ntuzonke ibere ry'umwana ari amata umugore amaze kubyara yamaze kubyara yego ya mata ya mbere bayita ngo iki kunywa bayita ngo iki inka bayita umuhondo yego Nyamabondo ukeneye konka umuhondo umuhondo ari urera umwana Nyamabondo nta kintu nakubwira iryo kosa ntuzarikore naramukurikoze wa mwana ashatse yakujyana mu nkiko kuko urimo konka ibere ryiwe wa muhondo umwana ntabwo azaba wonse uriya mwana azakujyana mu nkiko uwo mwana wo mugore wa mwabyaranye n'umugore azakujyana mu nkiko kandi koko turebye ikiremwa muntu cyangwa umwana uburenganzira bw'umwana ibyo bita ku isi kurengera ikiremwa muntu kurengera umwana Nyamabondo nuramuka wonse ibere ry'umwana mu minsi 1000 hari umwana ashobora kuba yovuze umwana yatose iminsi aragwingira yego umwana mukagwingi umwana azakujyana azakujyana mu nkiko Nyamabondo yego sibyo reba urwo ruda rwawe watekemo ibijumba ujya kwa nyakobukwe ni inyama ze usibe kwa nyakobukwe bamuha isake ariko ufite iyo nda watse umwana nawe akazagenda nk'iyawe ntuzonka ibere ry'umugore wa kane. Nyamabondo mupfiki avuga ko ngo abarusha ubwenge nasatusha ubwenge aradutunze ngamaze kuzuza inzu iramaze biramureba uriya Nyamabondo yari babyita ngo ikida yari umujura Nyamabondo yari avuye mageragere ntabwo bavuga ngo kubaka inzu ari amafaranga yakwiye nawe yibye Nyamabondo yari umusikama ni umusikama
abesikoro muri mubwire nuvuga ngo rero Nyamabondo ntabwo bubatse iyo nzu ivanye mu tubicano natwe tuba twarayubatse iyo tubicano bazaguhemba 10,20 wubake baraje akanya avuye Mageragere ngo yubatse miliyoni Rwamagana ikayo ahubwo Nyamabondo ni umujura n'inzego z'umutekano Muteza inzego basanga kuva aviri Mageragere amaze kwiba abantu benshi nanjye namushinze hari amafaranga yanyibye umudiaspora babiri bamaye amafaranga arayatwara hano ni umudiaspora wamuguriye kamera ngo amukorere cyane yiba kamera ubu nta kigira nuvuga ngo Nyamabondo rero niba yarize kwiba Imana izamumwe umuntu uzi Nyamabondo ribaze Kamananga ako tekereza uretse tekereza Nyamabondo ujya muri banki uzi ikintu yazize yagiye muri banki aguza amafaranga kuri konti basanga afite igiceri cy'icumi baza Kamananga muvugisha ukuri Kamananga yigeze kurwara Nyamabondo avuga ko ari we wagiye ko abantu b'ibisambo nk'Abanyamabondo rero kandi umuntu wishyuriye amafaranga Kamananga nandi twe turi mu modoka ni Vanessa oya aka kanya Nyamabondo avuye Mageragere ayisagura inzu yarenza kajya koce ngo yabekuye muri YouTube channel ahabwo n'amafaranga yagiye yiba nayo we aza no kuzera uriya kandi abantu bashaba bajya ngo tube n'umuceri tumaze mubwiza ukuri yego hari umuntu w'umudiaspora yantumye Nyamabondo araza arambwira ati ngwino hari umudiaspora gushaka amugura kamera telepi ibintu byose arabigura hafi miliyoni niba zinga Nyamabondo rero arangije aramubwira ngo bayinyibye kamera Nyamabondo rero ni yaramusikama urumva ko rero Nyamabondo afite ubwenge nk'igihumbi iranda yiwe ubwenge mwebwe ko mutabakorera twebwe ntabwo turabana ndaje kubwira umuntu ngo nzamukorera cano anyohereza amafaranga y'inyamire nge sinkunda guhemuka mu buzima dufite inda nk'iya Nyamabondo niyo agapeti mitsingi kamwe ku mutima wanjye niguriye ku mafaranga yanjye only God knows nge sinzi kwiba sinzi kubeshya Imana izabindinde ntoze yaka nyibwirira ahangaha Nzovu kandi ushaka kukubaza kandi mbere yuko dusoza uriya mugore wawe muzabyarana cyangwa umugore wanjye akunda gukoresha ngo ntabwo tuzabyarana n'ubundi nubwo tutabyarana mfite abana 4 nawe ufite umwana umwe nta nubwo nkeneye kubyarana na Esther ni Esther icyambere no kuba tubanye umusitari nanjye ndi umusitari buri wese aca ku ruhande ariko ngukomeje gushinjwa ikintu ngo cyo kujya ubeshya ngo abakobwa ngo ariyo mpamvu ufite abana b'abakobwa bakiri bato ngo urababeshya ngo ugiye kubaha hiti ujye kungura akano wese ntuzongere kwirizwa mu buzima bwawe ntuzongere kwirizwa mbesha ngo gukunda kuvuga ngo ibyo uzajya ubibwira ba Esther na ba Mama Sandrine nibongera kunyirizwa uzambomora azagira ute comment and sharing I'm not killer but I love everyone and I'm gonna love everybody umuntu umwana shut up turn up nako ngako